segise na segisi bitandukaniye. Sexy na sexy. Bavuze ngo ufite ngo ubwanwa ngo buce inka mu rugo babashatse kuvuga ngo iki? Ngo ufite ubwanwa buce inka mu rugo. Umuntu nukuvuga ngo wowe musore niba barakubyaye ukarinda uzana ubwanwa bukaba bwinshi bukarinda aho bujya guca inka mu rugo, bivuze ngo we n'ababyeyi bawe mufitanye ikibazo. Wanze kuva iwanyu ngo ushake ngo haze indi nka. Nifuje kuba nagana nawe na Ange kubera ko nigeze kubona ejo bundi umwe muri mwe yaposti unzu ndi ndavana ariko abantu wabahamagara tukaganira ko mbona hari ukuntu yashyizemo akaririmbo ntamenya nashatse gutangaza nyine ngo byo ni ibyanjye reka mpere kuri Juma. No kuvuga ngo ni nanjye wamupostinze. Urumva hari ifi nziza iryoshye, hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye, hari amahumbezi atagira ukwasa, aho nta handi ni Amazing Beach. Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu. Amazing Beach si akabari gusa, ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza. Ifi yaho iyi ni umwihariko, ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu, yokejwe mu buryo bugezweho, yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri, icyanga cyayo cyo ni ntagereranywa. Iyi niyo mpano ukwiriye, akabari gatuje gafite ibinyobwa byose, byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi, ibisembuye n'ibidasembuye, turakwakirana urugwiro. Waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi, amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo, ahatunganye hisanzuye, hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi. Aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru. Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango, uganira n'abo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi, utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 46 58 cyangwa kuri 0788 88 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi ukibuka ko ubuzima bwiza bushoboka. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi, ukoze subscribe no gushimira cyane nawe utarekora. Uyu ni umwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ubucece mu gace umwami byashuwe ikiroso nk'uko bisanzwe, inkuru show ndetse n'ibindi tugenda tugezaho bigiye bitandukanye n'ubuhamya babugiye butandukanye hirya no hino ku isi. Mbasuhuza kandi mbahani kaze abadukurikirana umunsi ku wundi. Tugize 142 by'abasubscribers, ndabemera cyane kandi Imana ibahe umugisha abantu baduhaye subscribe cyangwa abafollowers bacu. Wowe wafashe umwanya ugakanda kuri subscribe ukaduha subscribe, Imana iguhe umugisha, uzakande no ku mafaranga aboneke ibintu bibasha kugenda neza cyane. Ndi kumwe n'abantu muri kureba kuri screen zacu, tujye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Tutangire batwibwira umeze neza. Meze neza. Tujye kuganira nande? Mutoni Ange. Mutoni Ange. Yeah. Meze neza kabisa. Yego. Nje nitwa Juma. Comment ubu ndabizi reka no mu bintu byinshi baraza kutwibwirira, baraza kutuganiriza abantu kuri comment. Ni Juma tujye kuganira ndetse na Ange kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ange Mutoni, mbo tujye guhera kuri Ange. Ange ni muntu ki kugira ngo tuganire tuziranye, ufite ababyeyi. Ange ni muntu gutya ni muntu akunda iki, ni umudamu, ni umukobwa, ni byose. Yego, bwire ku buryo burambuye. Ange ni umuntu usanzwe, ufite ababyeyi bombe, ndi umukobwa. Ese umukobwa n'umufiyemeri bitandukanye? Umufiyemeri aba yarabyaye, umukobwa n'aba atarabyara. Umugabo wabyaye wowe bamwita ngo iki atabana n'umugore? Ikibazo cyo kirankomereye. umugabo wabyaye bamwita ngo iki? Mudefani. Umugabo wabyariye iwabo ni ukuvuga ngo tuzi ko umukobwa wabyaye iwabo bamwita umufiyemeri. Noneho umugabo wabyaye iwabo ubundi sabaho. Oya, umugabo wabyaye iwabo abaho. Natwe batubwire umugabo wabyaye iwabo abaho? Wabyariye iwabo? Oya, ntabwo ibyo abaho se. Umugabo wabyariye iwabo abaho? Wabyariye iwabo abaho. Ikibazo
ntabwo twabona izina twamwita. gereranya icyo kintu nacyo mugisobanurire. Gereranya. Umugabo wabyariye iwabo gereranya nk'umugabo yaba yarabyaranye na mushiki we se, yaba yarabyaranye na mama we se, umuntu wabyariye iwabo w'umugabo abaho. Ikibazo nyine. Eh? Ni ikibazo. ni igikweshe ngaho gereranya noneho Umugabo wabyaye iwabo ntabwo abaho. Umuperime Ntabwo abaho rega, niyo mpamvu ntabwo abaho. Gereranya, waravuze ngo ni umuki Umuperimene se nawe ubwo ni umuperimene nk'uko bavuga umufiyemeri. uperimeni icyo kintu nge nagisobanura. Ni ukuvuga ngo iyo umukobwa yabyariye iwabo aba yaratwise inda, noneho umugabo namutunge cyangwa se akamukwepa, noneho inda akayijyana akajya iwabo atwite, noneho akajya akabyarira iwabo. Icyo gihe babyita ko umukobwa yabyariye iwabo, ubwo niyo mpamvu bamwita umufiyemeri. Noneho wa mugabo wamuteye inda agatera inda wa mukobwa wabyariye iwabo, wa mugabo we akaba ari mu rugo, umukobwa akabyarira iwabo, noneho akabyara umugabo nawe ari iwabo. Ahubwo icyo nicyo twe twareba. nyine uri kubikwepa kwipaho Yitwa ngwiki kiro, yitwa ngwiki. ndetse murampindukanye kandi aryo ubabajije murampindukiranye Ubwo twamwita ikiburaburyo. cyampaye nka rwa burindi Ikiburaburyo ni ukuvuga ngo iyo aba afite uburyo aba yaratwaye umukobwa akabyara bari kumwe. Rero ubwo kuba yarabuze uburyo twamwita ikiburaburyo. Ni ukuvuga ngo umuntu wabyariye iwabo w'umugabo bamwita ikiburaburyo. Yananiwe inshingano, yabuze uburyo. kandi yanje yaravuze ngo ni umufiyemeni Yankosoye. Yavuze umuperemeri. ngo ni umuperimeni Oya ariko ntabwo iyo mvuga ifatika. Nagifatika. Ni ikiburaburyo. ubwo urabyanzuye Muri komenti babyandika ni ikiburaburyo. Ni ukuvuga ngo yabuze uburyo bwo gutunga umugore mu gihe yamuteye inda, birinda aho bigira umukobwa hajya kubyarira iwabo. Bivuze ngo kuba yarabuze uburyo ni ikiburaburyo. Rero ni muntu ariko ni ikiburaburyo. ziko wagera uri mukuri Ariko uranabikonfirima. njye ndi mukuri. N'abakobwa wenda banyihanganira cyangwa abasore wenda bakoze ibyo bintu bikaba ngombwa ko batera inda bakabura ubushobozi bwo gutunga abakobwa, ariko burya nabyo wenda hari uburyo nabyo nabisobanuramo. Nimba uzi ko uri umusore irinde kujya kuryamana n'umukobwa w'abandi nta mafaranga ufite, kuko ugiye guteza ibibazo umukobwa w'abandi. Nawe mukobwa ricungana n'umuhungu mukundana, nk'uko umucunga akakugurira byeri, mucunga urebe ko afite n'amafaranga, urebe ko afite ahantu ho kuba, urebe ko yagutunga. Urajya kuha umuntu igitsina cyawe uzi neza ko ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuvamo ibindi bintu runaka, ubizi neza ko umusore atazagutunga, uramuhera ikimwihorere. N'ubundi babaje ngo kujya avanse nta rukundo baba bagufite. Uwo muhungu bamwita ikiburaburyo. Ndabyanzuye, komeza ibindi. urabagambaniye Ntabwo ari ukubagambana, njye mvugishije ukuri. Komeza ikiganiro kindi. nka rero ikiganiro ko niba kigiye kuba kasamutwara yego twagiye turacyakomeza tuba tugeze ngo uri umukobwa nyine dusobanura n'ukuntu bijyanye n'umukobwa n'umufiyemera wari ukivuga. Mfite ababyeyi. Nyuma dusesengura, ariko ubu ngubu umusesenguzi bwa kimwe uzajya muri comment mubivuge mana yanjye. Mfite ababyeyi muri ku Gisozi. Ku Gisozi. Nyine wavuze ngo uri umukobwa ufite sheri cyane ufite? Nawo mfite. Yego. Uramuteganya? Ndamuteganya. Ufite icyizere cyo kumubona se cyangwa hari ahantu uri kunuganirwa waba umufite? Mfite icyizere cy'uko nzamubona. Okay. Twagiye Juma. Njye nitwa Juma nk'uko nabibabwiye. Nanjye ntango nuye kure, nuye hano hafi, hano Kimisagara. Hano niho mu rugo neza, urenze kano gahanda kambere ko ku isoko, uzamuka ku muhanda w'amabuye Bikoroze. We ujya nanga ari Koroze. Agahanda k'amabuye uzamuka werekeza hano bita ku kiraro munsi yo mu Kamenge gatoya. Aho niho nuye. Nk'abantu nanjye ndi umusore muranabibona nabwanwa ndazana mu bwa Kiroso. Buri abantu bakuze regarura nabareba ukabamenya. Ibyo nicyo cyambere. Mu by'ukuri rero nanjye nkaba nshimira Imana ko Imana ikingejeje. Cyari muto. Ndacyari muto, ntibabibona se? Ndacyari mutoya rwose, nta muntu ndatera inda. Wenda ngavuge ngo biragaragara ko uyu muhungu yakuze. Bivuze ngo ndi muzima. Iyo bavuze ngo ufite ngo ubwanwa ngo buce inka mu rugo babashatse kuvuga ngo iki? Ngo ufite ubwanwa buce inka mu rugo. Umuntu nukuvuga ngo wowe musore
niba barakubyaye ukarinda uzana ubwanwa bukaba bwinshi bukarinda aho bujya guca inka mu rugo, bivuze ngo we n'ababyeyi bawe mufitanye ikibazo. Wanze kuva iwanyu ngo ushake ngo haze indi nka n'izari zihari zigiye kuhava kubera wowe. Baba bushaje se? Urugero, ubu Kiroso tuvugana afite ikibazo, yaciye inka mu rugo. Ngiye gushaka vuba. Urakoze, wenda aho turakubabariye. Ni icyo gisobanuro kivuga ngo guca inka mu rugo, ni ukuvuga ngo ni umusore wabaye igihe kirekire akarambirana agakomeza kujya imitsi y'ababyeyi. Impamvu mbonye ufite urwanwa rumwe. Ntabwo mfite barebe, ntabwo mfite, nta rwanwa mfite rumwe. Aya anje ntabwo uri kureba. Ubwo nariyogoshesheje kagumaho hano ntarwo. Bivuze ngo rero ko icyo gihe umugabo icyo gihe ntanga abashaka kugira ngo yagure umuryango. Iyo yaguye umuryango bituma muri urwo rugo avuyemo bazana inka. Urugero narutanga nka Juma kunganje. Ari Juma vayo hano, ntaza hano bamurebe, vayo bakurebe ubwanwa ufite. Uyu mugabo yaciye umuryango, ubu nta n'inka yakwinzira yaca none se yaba yaragiye gushaka zana mu rugo yinjiza inka mu rugo. Ko bajyuma ndakubaza akabazo kamutsiko, bajyuma ngo bakunda kurya akabenzi, bakunda kunywa byeri, ni ukubera iki kandi muri abasilamu? Reka nkubwize ukuri, wenda simbizi, hari n'abantu biyitirira ayo mazina. Nk'urugero nk'uyu jya umukora hano kunganje se wavuga ko ari umusilamu. Dore hari icyokezo, irasingura ibimanitse, none se mukanya ngo bari kuyifata, none se iriya ngurube arayazayiserive. Ko nabonye ujya nawe kuyihindukiza ureba ngo ubavuga ngo bagushyire ku rubavu. Hanallah, Juma njyewe ngo bankatire ku rubavu, njye ntabwo nakatisha ingurube ku rubavu. Njyewe nakwinjira mu kikoni gusa, wenda hari ibintu wenda nabyo mbisanga. Anje yakubwiye ngo ngurira ngo ndashaka benzi, ujya kuhindukiza ngo munkatire ku rubavu. Aha, wenda nabyo turaza kubigarukaho uburyo twanabonanye tukaba turi kumwe aka kanya. Ariko njye nta muntu wanegeka kugura ingurube, kubera ko buri ingurube iri mu byaha Yesu yavuze. Aravuga ngo amadayimoni n'amashitani yose ari mu bantu yose nyerekeje mu bivume, mu ngurube, muri haramu. Nigeze kubona akavideo kawe baze kumbwa ngashyiremo uri kurya akabenzi uri kumwe na badigidigi nibo bagapostinga. Tekereze neza ko uwo muntu ari njyewe. No maso byaragaragara. Mayi digidi yari njyewe. Yarabeshya. Ingurube ni haramu, none iyo bigeze ku muntu witwa umuyisilamu, ibyo byo rwose byo ingurube ni umurongo uciye, kuko uretse n'abayisilamu na Bibiliya yabyanditse iravuga ngo ingurube iri mu byavumwe n'umwana w'Imana Yesu Kristo mu gihe yarari nuhazi heze turi kumwe. Mu gihe yarari hariya hantu yaravuze ngo ababoneka mbakuramo amadayimoni, hanyuma areba amatungo yararaho, hari inkoko, hari imbata, hari sakabaka, hari intama, hari kubaza imirongo yo muri Bibiliya. Yesu Kristo, hari n'ibindi byose. Aravuga uti njyewe nta kindi kintu mvumye kijyanye n'itungo, ibi bintu reka mbishire mu ngurube. Arangije yerekeza ya madayimoni ayakura mu bantu, aravuga ngo nibijyano za ngurube ikintu byabaye, ntabyumvisha ukuntu byasakuzaga se, ni nefu ingurube zagiye he? Ako digidigi menya kundi ingurube arimo araziburanira cyane. Yarabyohereje nyine biratumuka, arabyohereze nanga amafi y'inyama. Twariye kuri Amazing Beach i Rubavu, amafi twarariye Juma kandi wari amafi turya imwe. Oya, amafi ni ibyaremwe Imana yariye amafi yari ingurube. Oya, amafi ni ibyaremwe bishya, kandi urumva ahantu icyo gihe Yesu igihe yakuriye amadayimoni mu bantu akayohereza mu ngurube, izo ngurube ntango zigihari, nako aho azi. Urakoze, turakubonye n'utubonye. Reka mbisobanure, mu mazi izo ngurube Yesu yataye icyo gihe amafi hajya buri hasi byora amafi igihe yaririye izo ngurube, ubu ayo mafi aracyahari. Rekeraho chef. Sawa. Ariko ni icyaremwe Imana yavumye.
Anje Imana yarakivumye. Anje umunwa wagima ntabwo twawishinga n'ubundi twaza arimo aradupfunikanyiriza tubeshya twikomereze wavuze ngo uzi Bibiliya imirongo nk'ibiri uzi muri Bibiliya ni iyihe Muri Matayo 5:5. yego Bavuga ngo muzumirwa. Muzumirwa. kwebwe se ongerizwa ari kuvuga Muzumirwa. kwebwe Abantu bose bari mu isi. Nyine bakora. ajuma kandi njye nta kibazo mfite. Si umuntu. muri Matayo 5 bavuga ngo muzumirwa ubwo ni umurongo wahangaya Matayo 5. Matayo 5 undi wa kabiri Manze mutekereza ndumva nabibuka neza. Anje yaje atariye pe kaka benzi mukagire vuba Hano twashirishijeho mwa bantu mwe Kiroso n'abashuke hano nta ngurube nta nzoga hano twebwe turabakristu n'abayisilamu twahuye turabakristu n'abayisilamu urumva nta ngurube nayo urumva urumva sekiro uguri gusekeye digidi ntamiyaga wese uguri gusekeye arebesha iki yagusubisha nakaguru nta kibazo none se kuba abakira twasanze hano baritaye hano hasi hari vide se wata hasi ubu hari ikintu muri kure bakiri kuvamo do erega hano nubwo bandura amavide Juma ujye uzukura amavide hano dukomeze twakomeje yego Juma nifuje kuba nagana nawe na Anje kubera ko nigeze kubona ejo bundi umwe muri mwe post yunze undi ndabona ariko abantu wabahamagara tukaganira ko mbona hari ukuntu yashyizemo akaririmbo ntamenya nashatse gutangaza nyine ngo byo ni ibyanjye reka mpere kuri Juma ni ukuvuga ngo ni nanjye wamupostinze urumva hari mu minsi ishize hari icyumweru navuga ngo cyabayemo konji nyinshi yewe na leta yatanze konji ku bakozi ba leta twese i Kigali byabaye ngombwa ko twimanukira Rubavu ku mucanga ku mazi tujya kuruhura mu mutwe buriya baravuga ngo kubonye uri ku mazi umeze neza ufite tarahari cya mubimba ariko reka mbase kiro waje hano kunsebya mubimba Gashaka ko ari mubimba ya panashi nanone ni icupa rinini ubundi mubimba ni igicupa kinini wenda n'amafoto yenda baraza no kuyabona ndiyo ariko nari nagiyeyo mu rwego rwo kugira ngo ese mve Kigali nge Rubavu mu rwego rwo kugira ngo ndebe n'ikirere n'umuyaga yewe mfate n'akaruhuko k'iminsi nk'itatu nanjye ninjoyinge nk'abandi then nzamuke ngaruke mu kazi Kigali hanyuma rero nagezeyo urabizi ku mucanga hari abana bikaraga nyine nawe urabizi babambaye twa Miami bashyushye cyane bambaye n'utuntu twa Miami baba bari ku mucanga bameze neza baryoshye nubwo ko harimo Anje n'ukuntu ndeba yitonze cyane ni ukuvuga ngo rero buriya abantu bitonze mu gihe nabo mubamenya ko ari abantu nese kwitonda bisaba kuba bivuze ko abantu batinjoyinga Anje ni naho twahuriye kwanza yego urakoze cyane Anje twahuriye rero nawe yari yambaye Miami nimba ari Miami harya babakobwa kwa kundi babyina itegeko ryo ku mucanga ntango ujye wambaye ikoboyi ibyo ni itegeko urumva n'utuntu turi twenda turi sexy nyine nanjye ngagenda nambaye babetse nkwereke mfasha gatoya hari n'ukuntu nawe wambara hari udushati twaje twa Miami wambara ariko ibipesu byose nibufunge ukaregeza none n'agatuza kakagaragara nyine aba ari Miami n'agakabutura kajyana uri ku mucanga wambaye nyine n'utuntu turi hasi turi supre urumva ku buryo ni baby gukikubona ikavuga ati inigane yaje kuryoshya nta kwinjoyinga nayo tugahura tukaryoshya te gahunda iniga oya urumva nyine iyo wamaze kuregeza ibipesu bibiri byo hejuru ahita avuga ati byanga byakunda yavuye mu Kigali byanga byakunda ikofa rukuntu ihagaze tubura n'ibindi bipesa aza kubifungura ndetse bize kujya no kwikofa oya nukuvuga ngo byose ni uburyo wabaganiye n'umusista rero Anje twarahuye duhura ahantu wenda sindi buhamamaze ariko ni hamwe mu gace kare Gisenyi abantu bose barahabonye na ahantu hahiye cyane pe harahiye mwijoro ku manwa badushingira twaduhema abantu bararamo twibereye ku mucanga wumva ikivu wumva sound y'ikivu kabisa mwararyamye mu mashitingi twadushitingi nyine baratuteye turakakodesha n'amafaranga makeya
ni amadolari makeya hariya, iyo buri ibyishimo birahenda, iyo ushaka uragira. Rero murano n'umusista nawe yaje kuruhuka mu mutwe, niho mwahuriye. hanyuma turaciringa, turaganira, turinjoyinga, turibwirana, numva nawe ni uw'i Kigali, ndavuga ni Imana ishimwe kuba muye n'umuntu duturanye, byaba byiza yo tunamenyanye tukanasangira, turagenda turasangira, turibwirana byose. Nsanga ni umukobwa mwiza, umukobwa w'imfura, namwe muri kumureba kuri kamera, n'umukobwa w'inzobe udafite ubudasa, urabona ko nta mukobwa rwose, uretse wenda bamuhingahinga ni bake, ariko urabona ko ari umukobwa mwiza. Uvuze guki si byose nibyo urakoze. ni ukuvuga ngo rero yewe no kuzamuka twarazamukanye, twatandukaniye Nyabugogo, tugarutse mu kazi, umwe ataha undi ataha. twahise dutaha. Ubwo rero tugomeza kuvugana kuri telefone, turaganira byimbitse, biba ngombwa ko tujya duhura tugasangira. Buri urumva hari ukuntu n'umugore avuga ati reka njye gufatira ahantu ka dina, ukavuga ati reka nembera ahantu, ukavuga ati reka nigire mu Kiyovu ahantu runaka sinshatse kuhavuga, ukamuhamagara ati nsange, mugafata ka kofi mugasangira, kadina ka n'umugoroba mukagasangira, then mugatembera umujyi n'umugoroba buryo unashyushye, mukareba ibyiza bitatse igihugu, dore ko n'umutekano tuwufite mu gihugu. Amen. Juma, niki cyawe uri wowe? Ni umushuti wanjye. Mu buhe buryo? Inshuti ziba zitandukanye, wari ucyambaye ubusa. Inshuti ziba zitandukanye, umufata mu buhe buryo nyine? Ni umushuti twarahuye, ntabwo njya kure y'ibyo avuze, kuko twarahuye nyine nagiye kuruhura mu mutwe, nawe navuga ko nawe yagiye kuruhura mu mutwe. Gatuba tunaniwe ni kwifuza kuruhura mu mutwe n'igihe cy'amakonji. Turahura turamenyana, mbona ni umuhungu mwiza, ni umuntu mwiza. Nyine ni umushuti usanzwe. Umushuti usanzwe. Wenda hari ukuvuga ngo hari inshuti uvuga ati inshuti ntabwo ushobora kuva mu buzima bwanjye uko byagenda kose, ngomba guharanira ko yaguma mu buzima bwanjye. Hari inshuti ugomba kuvuga ati ni inshuti ya enjoy. Ubwo icyo ni icya gatatu. Icya kabiri, icya gatatu, hari inshuti ugomba kuvuga ati byanga bikunda inshuti ushobora kuzamviramo n'umukunzi. Mufata mu buhe buryo? Muri ubwo buryo mvuze bwose mufata hehe? Ni umushuti numva utamvira mu buzima bwanjye bwose. Numva uri kubabwa, kubavuga ngo ndi inshuti itamuvira mu mwumva uri kubabwa, ariko wamugani inshuti yese nagira ngo turimo turiganirira. Yego, nta kibi twabyumvise. Anje, wanga iki ukunda iki? Ngo umuntu mbeshya. Wanga umuntu ukubeshya mu buhe buryo? Nyine nkaba nzi ko nyine turi kumwe, nda nkuko nari ntanze urugero nkavuga ngo ni inshuti itamvira mu buzima, kandi wari kundyarya ambeshya. Yego. Uramutse usanze muri ubwo bushuti bwawe wenda muri akanya wamuhaye ugasanga ntago arakubeshya, wabyitwaramo gute? Nababara nyine, ariko nkihangana ko nabamuhombye, nyine numva mbonye ko ambeshya nababara. Ni ikintu yaba aragukoreye kikagushimisha kurusha ibindi ku buryo wahita uvuga ati ni inshuti numva utamvira mu buzima? Nyine twarahuye bwa mbere, mbona yanyakiriye neza, icyo gihe nta n'itike nari mfite, arantegera tuzi Kigali, mpita mbona ko ari umuhungu ugifite umutima mwiza, nta kindi kintu asabye, nta kindi kintu agendeyeho, arantegera ndataha, nawe arataha, dukomeza ubushuti buriya busanzwe, nta kindi kintu agendeyeho. Niyo mpamvu ngiye rero icyo kintu yankoreye nkumva ndamukunze. Hari abahungu wenda umuhungu ushobora kuba yagutegera cyangwa gukorera ako kantu cyangwa mugahura nkaho ku mazi akavuga ati umukobwa paka turyamane. Jyama ntabwo yigeze abikora, ntutubeshye tubwize ukuri. Yigeze abikubwira icyo gihe muri ku mazi, dore ko hari no muri enjoy ari ukuryoshya? Ntabyo yambwiye. Iyo abikubwira wowe kubyemera? Ntabwo nari kubyemera. Kubera iki? Ko ntabwo nari muzi, ntabwo nari gupfa kubyemera. Byari kumfata igihe, ntabwo nari gusa ako kanya nari kwita mbyemera. Ntabwo nari kwita mbyemera. Sex na segisi bitandukaniye? Sex na sexy